Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi ikomeze ibiyereke, buri wese uko ayifuza ayibone. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza Mwami. Ntabwo ujya uhinduka, uko warurikirana n'ubu niko ukiri, uko wakoraga kera n'ubu niko ugikora. Uri Imana yacu, twitaho uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye ko tugeze aya masaha turi amahoro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi kugira ngo twese utuboneze rwose mu byo twavuze, mu byo twatekereje, mu byo twakoze. Mwami, tubabarire, twejeshe amaraso y'Umwana wa Yesu Kristo. Kimara kutubabarira, uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerere indirimbo ikubera umubavu uhumura neza. Mu izina rya Yesu Kristo, icyo twanze ni ukora kwa Satani ingabo ze, duhagaritse imyuka mibi. Mu izina rya Yesu dutumiye Mwuka Wera kugira ngo aganze ategeke mu ruhande rwacu, ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubu n'iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 74 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuha akaba umukiza wawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, mu rugo rwe rwera kubw' Umwana we. Azangezayo ngo tubane iteka ryose, icyampa ngo nawe tuzabaneyo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, twabacunguwe yatubikiyeyo. Njya ngira amatsiko nkawifuza mugenzi, icyampa ngo nawe uza wambara ubwo. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Kuri ubu njya ngira amahoro mu mutima, nahawe na Yesu Umukiza wanjye. Atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi, icyampa ngasanga uyahawe nawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Numara kumwemera Umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyagukoreye. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, ngo umwakire nawe niko ngusabira. Amen. Amen. Muririmbyi aratubwiye ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, ni inshuti idahana si nk'izo mu isi. Iteka arandinda
akankingira n'ibyago. Icyampa uwo akaba umukiza wawe. Imana itugirire neza. Bene data, dufite umukiza utuvugira ku Mana. Twahawe Yesu kugira ngo atubere inshuti, atubere incungu. None ikirutaho atuvugira ku Mana. Haleluya. Bene data, nimureke tunezerwe kuko dufite umuntu utuvugira. Mureke tunezerwe ko dufite umukiza utuvugira. Nimureke tunezerwe ko dufite umukiza udutakira. Yesu yaradukunze, adukunda urukundo rwinshi, yicisha bugufi, araza yigira umuntu abana natwe, aradupfira ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. None ikirutaho aranatuvugira ku Mana. Imana itugirire neza. Ngo ni inshuti idahana, si nk'izo mu isi. Yesu ni inshuti nziza, adukunda urukundo rutaryarya. Kandi mumenye ko ari we wabanje kudukunda, ntabwo ari twe twabanje kumukunda. Niyo mpamvu mbinginga bene data ngo namwe nimumukunde, kuko ni inshuti nziza idahana, ni inshuti itajya ihindurwa n'ibihe, ni inshuti itajya yivuguruza, ni inshuti ikunda umuntu ntakirebeyeho. Haleluya. Yesu ni inshuti nziza. Izo mu isi, inshuti zo mu isi zijya zigeraho zigahinduka. Inshuti zo mu isi zijya zigeraho zikaryarya abo bakundana, ariko Yesu ntajya aryarya. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri muntu wese yikomeze kuri Kristo, buri muntu wese abe inshuti na Kristo. Ni ukuri nuba inshuti na Kristo bya nyabyo, utamuryarya, ibintu byawe byose bizagenda neza. Kuko Yesu adukingira n'ibyago. Ibyago akabidukingira, kandi twanabigeramo akabana natwe, ntadusige, akatuba hafi, akaduhumuriza. Abafite agahinda akabaha amahoro, abihebye akabaha ibyiringiro. Haleluya. Yesu ni inshuti nziza. Niyo mpamvu nkwinginga nawe nkurikiye ngo icyampa ndakwinginga kugira ngo nawe akubere umukiza. Haleluya. Ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu. Mwene data, ndinginga Imana kugira ngo niba utari wamenya Yesu imukwereke, kuko numubona uzaba ubonye byose. Haleluya. Ni ukuri numwakira ukamwemerera, mukagendana, uzagubwa neza, uzahorana amahoro adashira, uzahorana umunezero udashira, kandi ikiruta uzamuboneremo n'ubugingo. Kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga nkaninginga Imana kugira ngo igufashe Yesu nawe akubere umukiza. Haleluya. Ngo nahawe ikibanza na Data wo mu ijuru, ngo mu rugo rwe rwera kubw'Umwana we. Haleluya. Kubw'Umwana w'Imana Yesu Kristo twahawe ikibanza mu ijuru, mu rugo rwe rwera. Haleluya. Bene data, twahawe ikibanza mu ijuru kubera Umwana w'Imana Yesu, kubera urukundo yadukunze, kubera ko yaje akadupfira kugira ngo tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro. Twiyungiye muri Yesu Kristo n'Imana. Haleluya. Imana iduha ikibanza mu ijuru. Ndakwinginga kugira ngo nawe ubiharanire kugira ngo iki kibanza uzakibemo. Kuko reka mbabwire, ntago mu ijuru tuzapfa kugenda uko twiboneye. Hari ibyo tugomba kuba twarakoze, tugomba kugira imirimo izaduherekeza, tugomba gukora ibyo Data ashaka. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo abambwira ngo mwami mwami, ngo ntabwo ari bo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo keretse abakora ibyo Data ashaka. Mwene data, kugira ngo iki kibanza uzakibemo, ni uko ugomba gukora ibyo Data ashaka. Haleluya. Icyampa wowe nkurikiranye nawe iri juru ukazaribamo. Icyampa nawe tukazahurira mu ijuru. Icyampa nawe tukazabanayo. Haleluya. Ndakwingingira Imana kugira ngo igufashe gukora ibyo Data ashaka kugira ngo tuzahurire mu ijuru. Ngo nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane, ngo twabacunguwe yatubikiyeyo, ngo njya ngira amatsiko nka wifuza mugenzi, icyampa nawe uzawambara ubwo. Haleluya. Bene data, mu ijuru
tubikiwe ikamba ry'ubugingo, tubikiwe umwambaro wera. Ndakwinginga kugira ngo biharanire ugende uko data ashaka, ukora ibyo gukiranuka, nanjye nkora ibyo gukiranuka, kugira ngo uyu mwenda wera twabikiwe tuzawambare. Imana itugirire neza. Kuri ubu ngira amahoro mu mutima, ngo nahawe na Yesu Umukiza wanjye, ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibayazi, ngo icyama ngasanga uyahawe nawe. Haleluya. Bene data, muri Yesu Kristo tuboneramwo amahoro, amahoro atamarwa n'ibihe, tuboneramwo amahoro yuzuye. Haleluya. Aya mahoro atemba nk'uruzi, ab'isi ntibayazi, abatari muri Yesu ntibayazi, abatamwemera ntibayazi. Niyo mpamvu nkwinginga aho nkurikiranye kugira ngo uze muri Yesu neza, kandi niba umurimo umukomeze, kuko muri Yesu Kristo tuboneramo ibyiza byose, imigisha yose tuyiboneramo, kandi ikiruta byose tukazabona n'ubugingo buhoraho. Icyama rero nawe aya mahoro Yesu Kristo atanga nawe akayaguha. Mwene data, ndagira nkubwire ngo muri Yesu niho umuntu aruhukira, kuko amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntarondoreka. Aya mahoro ntajya ashira, ntajya arangira, ahoraho iteka ryose. Abantu bagerageza gushakira amahoro ahantu hatandukanye, ariko aho hose nta mahoro ariyo. Amahoro ari muri Yesu honyine, amahoro nyakuri, amahoro yuzuye, amahoro adashira, amahoro ahoraho, aho abonerwa muri Yesu Kristo. Niyo mpamvu binginga kugira ngo muze tugumemo, muze tumubemo, ndetse tumugire uwa mbere mu buzima bwacu, tumwimike mu mitima yacu, kugira ngo aya mahoro atanga tuyahorane. Ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, ngo uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Haleluya. Bene data, munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo nimumara kwemera Yesu Kristo nk'umukiza, nimumara kwimika Yesu Kristo mu mitima yanyu, uhamye, buri muntu wese ahamye ibyo yamukoreye, uhamye ibyo Yesu Kristo yagukoreye. Hari ibyo yagukoreye, hari ibyo yankoreye, ubihamye, ubibwire abandi bantu, ubabwire ko Yesu ariho, ubabwire ko Yesu ababarira, ubabwire ko Yesu abohora, ubabwire ko Yesu amara agahinda, ubabwire ko Yesu atanga amahoro atemba nk'uruzi, ubabwire ko muri Yesu tuboneramo ibyishimo utabwa n'ikindi kintu, ubabwire ko muri Yesu ariho tubonera ubugingo, ubabwire ko Yesu ariho kandi akora. Kandi usabe n'Imana ibahishurire, usabe Imana ihishurire abantu batari bamenya Yesu bamumenye, kuko muri Yesu ni ukuri harimo byose byiza. Ngo bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Bene data, agira ngo mbabwire ngo buri wese uko ashoboye, buri wese mu mbaraga ze, buri wese mu ntege ze, nahamye ibyo Yesu yamukoreye, nabwira abantu ibya Yesu. Hari abantu bariho batari bumva ibya Yesu cyangwa batabyemera, ariko niwe wo kubihamya, ni njye wo kubihamya, tukababwira ko Yesu akora, tukababwira ko Yesu amara agahinda, tukababwira ko Yesu ababarira ibyaha, tukababwira ko muri Yesu tuboneramo ubugingo, tukababwira ko muri Yesu tuboneramo umunezero tutahabwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Bigerageze rero, ubikore, ukoreshe igihe cyawe kugira ngo nawe uzahabwe ingororano nziza. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo ni ukuri, Yesu nitumukorera azaduhemba. Mureke tumukorere uko dushoboye, tubwire abantu ibya Yesu, tubwire abantu ibya Yesu. Hari abantu baheranwe n'agahinda, hari abantu baheranwe n'ibibazo, hari abantu baheranwe n'ibintu bitari byiza, hari abantu bishwe n'ibyaha. Nitwe kubabwira, tukababwira ko muri Yesu umuntu aruhuka. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo Yesu ni byose umufite, nk'umufite wese ntajyaganya, ngo izina twamuhaye ni ryiza, ngo Yesu niwe karuhura. Nimubwire abantu ko Yesu ariwe karuhura. Bene data, nimubwire abantu ko Yesu aruhura. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, ngo nimuze munsange ndabaruhura. Nimubwire abantu ibya Yesu. Imana itugirire neza. Sinagenda ntabwo utari wakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza unkurikiranye.
kugira ngo amwakire. Igihe ni iki? Gukurikira Yesu Kristo ntago ari ukuyoba, ntago ari ubujiji, ni amahitamo meza. Ngwino umwakire. Muri Yesu Kristo tuboneramo amahoro, umunezero, ibyishimo, kandi tuboneramo n'ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngwino agukure mu gitabo cyo kurimbuka, akwandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi ni wawe, ejo ntuhazi. Muri isi turabashyitsi. Ngwino umwakire kugira ngo agufate ukuboko, azakugeza mu ijuru amahoro. Imana ikomeze ibiteho. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Ni ukuri turanezerewe Mana ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo. Turanezerewe ko ahora tuvugira ku Mana. Turanezerewe ku mahoro aduha atamarwa n'ibihe. Mana, turagushimye kubw'umwana wawe Yesu Kristo waduhaye ngo atubere inshuti. Ni inshuti nziza ibana natwe. Mwami, tuguhaye icyubahiro. Abankurikiranye ndabasengeye, biteho bagirire neza. Abatari bamenya ko Yesu ababarira, abatari bamenya ko Yesu ariho, bahe kumumenya by'ukuri. Ubagenderere, ubahishurire mu izina rya Yesu. Kandi n'ababizi ubahe kubana nawe batamuryarya. Bagirire neza, barindire ubugingo ko aribwo buzakubona, barinde ikibi icyo ari cyo cyose mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Afite inimba n'agahinda baha amahoro mu mutima. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, biteho bagirire neza, wongere ubiyereke. Dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka kongera abakizwa, badahinduka ubahindure, batarakumenya ubahe kukumenya. Dusengeye abatari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira mu izina rya Yesu. Dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, biteho bagirire neza kandi baremere igitangaza. Wakoze Mwami, wakoze ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni cyawe ubu n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ikiruta ikomeze barindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.